Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye, reka turebere hamwe utwatsi cyangwa ibintu umuntu ashobora gukoresha igihe yagize crise ya asthme, igihe yarwaye amasinusite, igihe barwaye ibicurane. Ibi nzi ko mu bihe by'imbeho, ibihe by'imvura ari ibintu bibangamira abantu benshi, ugasanga abantu benshi babuze icyo bakora, bakajya mu miti, bagafata imiti bikanga, ugasanga ni ibintu bibangamiye ubuzima bwabo, cyane cyane iyo ayo makirize akunze kubaho, akagaruka bakajya kwa muganga, bakaza tukabavura, bamwe tukabaha amanebulisation, umwuka babashyira mu mazuru na oxygene n'indi miti yose tubaha, ariko ugasanga ibi bintu biri kugenda byanga, crise ziri kugenda ziyongera, yaba crise ya asthma, yaba bya bicurane, yaba bya bindi bita ngo ni amasinusite n'ibindi biterwa n'amahereji. Rero tugiye kureba ibintu byoroshye wakoresha bitari imiti, wenda n'imiti turaza kuyongeraho nyuma video irangiye kugira umenye n'imiti wakoresha, ariko reka turebe uburyo bworoshye wakoresha kugira igihe cyose wagize iyi crise ya asthma, igihe cyose wagize sinusite, ibicurane n'ibindi byagufasha, maze ukoroherwa cyangwa bikaba byageraho izo crise zimara igihe kinini zitaje. Ikintu cya mbere wamenya rero, nimba urwara asthma, ugomba kumenya ko asthma ni indwara iri genetique, ni indwara iri hereditaire, ni ukuvuga nimba ufite bamwe mu bavandimwe bawe, umubyeyi, abantu mwavukanye cyangwa abantu bari mufitanye isano y'amaraso barwaye asthma, nawe ufite ingorane cyangwa ibyago byo kuba wayirwara. Rero igihe wafashwe n'iyo ndwara, akenshi umuntu atangira kuyirwara akiri muto, bigatangira nk'inkorora bisanzwe, bakajya kuvura inkorora, nyuma bakazasanga ari asthma, ariko hari na forme zagaragaye ko umuntu ashobora kurwara asthma amaze gukura, atarigeze ayirwara ari muto. Rero kuri uyu muntu urwara asthma, kuri uyu muntu ugira crise ya asthma, biba byiza ko akoresha ibyo bita amantihistaminique. Amantihistaminique ni imiti irimo ama-inhibiteur y'amamastocite. Ama-inhibiteur y'amamastocite ni imiti ifasha kugabanya ya allergie, ya reaction igihe yabaye, noneho waba umenyereye kuyinywa iyo miti cyangwa ibyo byatsi, bikaba byagufasha kugabanya izo crise za asthma. Muri amantihistaminique menshi aba mu cyo bita ortie cyangwa igisura. Igisura nk'uko twakibona aha ngaha, iki gisura ntekereza ko abantu benshi bakizi, iyi ni ortie, iyi ni antihistaminique ikomeye cyane. Iki gisura rero ushobora kukinywa mu cyayi, watetse icyayi, wamara guteka icyayi ugashyiramo utu twatsi, ibi bibabi ugashyiramo 2-3 mu cyayi, bigatogoteramo, byamara gutogoteramo maze ugashyiramo agasukari ukanywa nta kibazo. Ibi ngibi umenyereye kubinywa byatuma ayo makirize ya asthma, ibicurane n'ibindi byose bihagarara, kuko izo antihistaminique zirimo zihita zikumira cyangwa zigahagarika ayo ma allergie yose wagira, yaba allergie ku ivumbi, yaba allergie igihe hari imbeho, igihe hari imvura, igihe wisize amavuta utamenyereye cyangwa uri kumwe n'umuntu wisize amaparfum utamenyereye, igihe ufashe iyo ortie byagufasha cyane kujya bikumira cyangwa bigabanya izo crise za asthma, crise z'ibicurane bya hato na hato. Usibye ortie rero irimo antihistaminique zikomeye cyane, ikindi twamenya aha ngaha ni desmodium. Desmodium turabona aka katsi, akenshi tukiri bato umuntu yaragafataga akagahekenya kuko kaba karimo ikintu kimeze nk'umunyu. Aka katsi rero natwo wajya ufata utwo twatsi ukadushyira mu cyayi,
wadushyira mu cyayi icyo cyayi ukatogosa mu mazi ariko ntatogote cyane, noneho ukanywa icyo cyayi washyizemo agasukari nta kibazo. Ikindi twamenya ngaha, usibye igisura, usibye desmodium, aka katsi, wakoresha n'ibyo bita plantain. Plantain ni icyatsi abantu cyane cyane abantu bakunze kugira amajardin, abantu bakunze kugira ibintu by'ubusitani bagira. Rero iyi plantain, iki cyatsi nk'uko tukibona aha ngaha, gishobora kugufasha kuko nacyo ni puissant bronchodilatateur, bituma ya imiyoboro y'ubuhumekero ifunguka cya gihe wagize asthme, kuko uko asthme ifata ni uko igihe wafashwe na asthme haba ya reaction inflammatoire, noneho imiyoboro y'ubuhumekero ikifunga. Nimba umuyoboro w'ubuhumekero wari umeze uku nguku, ugahita wifunga ku buryo gukurura umwuka cyangwa kuwusohora binanirana kubera ko wa muyoboro w'ubuhumekero uba wifunze. Rero icyo iyi plantain ikora, irafungura ya miyoboro y'ubuhumekero, umwuka ukongera ugacamo maze ugatangira ugahumeka neza. Ikindi dukwiye kumenya ni icyatsi bita aubépine. Aubépine nk'uko tukabona ngaha, aka ka aubépine akenshi ibi byatsi usanga benshi bayishyize ku bipangu nk'imitako y'ibipangu, benshi babifite hanze mu rugo cyangwa hanze y'ibipangu, ariko ntabwo baba bazi akamaro kabyo. Iyo aubépine rero nayo ni antihistaminique, nayo ituma ya reaction ya allergie ihagarara, ituma ya crise zitaba, ariko irimo n'ibyo bita amapropriété bronchodilatateur. Amapropriété bronchodilatateur nk'uko twabivuze ni yayandi atuma ya miyoboro y'ubuhumekero ifunguka maze ugahumeka neza. Rero nimba ushaka guhumeka neza, nimba ushaka kwirinda aya makrize ya asthme, amakrize y'amasinusite, ibicurane n'ibindi, izindi nkorora ziri allergique, biba byatewe n'imbeho, biba byatewe n'uko wagiye ahantu hari ivumbi, biba byatewe n'uko umuntu mubana cyangwa umuntu muri kumwe yisize amaparufe cyangwa amavuta utamenyereye, wafata ibi ngibi byose navuze aha ngaha byagufasha. Hari ibindi ntavuze kuko umuntu ntabwo yavuga byose, hari ibindi ntavuze nk'umuharavumba. Umuharavumba abantu benshi kuva kera bazi ko umuharavumba ufasha umuntu guhagarika inkorora. Tuzi ko ibyatsi by'inturusu, cyane cyane ya nturusu yenda kuba umweru, nabyo bifite ayo mapropriété anti-inflammatoire, nabyo byafasha umuntu. Tuzi ko icyatsi cy'umwenya nacyo gishobora gufasha umuntu. Ibi byose abantu bamwe baba babizi, abandi ntabwo baba babizi, ariko turakumenyesha ko n'ibyo byose bishobora kugufasha. Rero turaba tubashimye kuba mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe nimba ari ubwa mbere mwabona amavideo dushyira ngaha, wakanda kuri like, ariko nimba hari ibindi bibazo ufite bitandukanye wabishyira muri comment tukaza kugusubiza nawe utaha. Bye.